twongeye kubasuhuza nshuti bakunze batwaremewe imirimo myiza TV. Turabashimira umurimo murimo gukora wo gukora share na comment na like. Je murimo gukora n'umugisha ko turi gufatanya kuvuga ubutumwa no kubwiriza abaremwe bose kubw'imirimo myiza. Imana y'amahoro itugirire neza. Twongeye kandi turagarutse nkuko bisanzwe kugira ngo usubire kandi tuganire kuri ya topic yacu twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro bagirire neza. Uyu munsi tugiye kuvuga hejuru yo kuvuganirwa n'imirimo myiza mu bihe bikomeye. Kuvuganirwa n'imirimo myiza wakoze mu bihe bikomeye. Reka dutangire turasoma ijambo ry'Imana muri Esteri ibice 2 umurongo wa 21 turageza ku murongo wa 23. Turaza gusimbuka dusome muri Esteri ibice 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. 21 kuri 2 umutwe w'amagambo aravuga ngo Morodekayi ahishura inama z'abagambaniraga umwami. Muri iyo minsi ubwo Morodekayi yajyaga yicara ku irembo ry'ibwami, abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi, Bigitani na Treshi, bararakara bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imenywa na Morodekayi, nawe abibwira umwamikazi Esteri. Esteri aherako abimubwirira umwami. Barabigenzura basanga ariko biri, abo bombi babamanika ku giti, maze ibyo babyandika imbere y'umwami, babyambikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Imana y'amahoro duhana umugisha. Uyu ni Morodekayi yagize igihe cyo kumva imirimo mibi inkone zarindaga umwami zari zirimo gutegura. Zateguraga imirimo mibi yo kugira ngo bice umwana, ariko haza kubaho kumenya izo nama mbi n'iyo mirimo mibi n'ubwo bugambanyi barimo gukora. Morodekayi ngo arangije kubimenya ntabwo yacecetse ngabo umufatanyacyaha nabo. Yaravuze ngo ngiye ngomba guhindura uburyo imirimo mibi barimo bakora, nge sinyishaka, ahubwo ngomba gukora imirimo myiza itandukanye niyo bari barimo gukora. Ngo ahitamo kujya guhishura inama mbi bari barimo gutegura. Bigitani na Treshi aragenda abarega ku mwamikazi, umwamikazi nawe abimubwirira umwami. Izi nkone mu mutima wazo zari zuzuyemo ububi no gukora imirimo mibi, ariko hanyuma yuko bo bari gutegura imirimo mibi ari nayo ibuzuye, Morodekayi we yari yuzuye imirimo myiza, nawe ategura gukora imirimo myiza kandi arabigaragaza. Nongere ngusubiriremwo aya magambo, nshuti mwene data wowe urimo kunyumva, uzirikane ko turi ku ijambo ko twaremewe imirimo myiza. Nta kindi kintu waremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo ni Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Uriho urahari kugira ngo uhindure imirimo mibi y'umwijima uyihinduze imirimo myiza, kuko ni wowe Imana yashyize aho hantu uri kugira ngo ugaragaze kwera kwayo. Ni wowe Imana yashyize aho hantu uri kugira ngo ugaragaze ubumana bwayo mu batari bayimenya, ugaragaze ishusho ya Kristo, kuko Kristo yaranzwe n'imirimo myiza. Aho uri rero ntabwo Imana yahagushyize gutyo gusa, ahubwo yahagushyize kugira ngo igukoreshe. Kora rero icyo Imana yakuremeye.
hakiri kare. Kora icyo Imana yakuremeye mu gihe nk'iki ngiki. Kora icyo Imana yakuremeye ugifite uburyo. Uyu Morodekayi wakoze ibi ngibi yari umuntu nkawe, yari umuntu nkanjye, yari umuntu nkawe nshuti yanjye. Niyo mpamvu utavuga ngo sinabishobora. Imana yashoboje Morodekayi kubikora, nawe yabigushoboza. Icyo usabwa ni ukwemera gusa, ukavuga ngo ndashaka guhindura ibintu. Indi mirimo isigaye Imana izakorera muri we bikomeye, izaguha n'uburyo bwo kubikora. Turabi Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana yaturemye ngo duhinduke ibikoresho bya Satani. Ntabwo Imana yaturemye ngo duhinduke ibikoresho by'umwijima. Ahubwo Imana yaturemeye kugira ngo duhinduke ibikoresho byayo kandi dukore imirimo myiza tugifite uburyo. Mu by'ukuri ndashaka ko tuza kureba ibintu bigera kuri bitatu imirimo yavugiye Morodekayi. Ibintu bitatu imirimo yakoze kuri Morodekayi. Ndashaka ko tuza kubirebera hamwe. Urebe, birashoboka ko nawe nyuma yo gukora imirimo myiza hari ikintu Imana ishobora kugukorera nyuma yo gukora imirimo myiza. Ntabwo imirimo myiza ijya igenda gutyo ngo ihere. Ntabwo imirimo myiza ijya yibagirana. Ntabwo imirimo myiza ijya ishiraho. Uyu munsi ushobora kuyikora ntubone inyiturano y'imirimo myiza, ariko nyuma y'igihe gitoya abana bawe bakazaba mu nyungu z'imirimo myiza wakoze, abuzukuru bawe bakazaba mu nyungu z'imirimo myiza wakoze, ndetse nawe ubwawe ntabwo ushobora kuzava mu isi utabonye inyungu z'imirimo myiza yakoze. Biragukwiriye ko ukwiriye gukora imirimo myiza ugifite uburyo, ugifite ubushobozi, kuko hariho igihe bitajya bishoboka. Igihe kijya kigera ntibishoboke, igihe kijya kigera ntibikunde. Ariko uyu munsi ugifite uburyo, uyu munsi ugifite ubushobozi, uyu munsi bikigukundira, ukwiriye gukora imirimo myiza. Hari igihe cyo gukoramo imirimo myiza. Uyu Morodekayi nawe yari ari mu gihe cyo gukora imirimo myiza. Hari ikindi gihe atabishoboye, ariko muri uyu mwanya yari afite igihe cyo kuyikora, kandi yarayikoze rwose. Iranagaragara, iranandikwa mu gitabo cy'umwami cy'ubucurabwenge, ndetse ntiyigeze yibagirana. Ishobora kuba yarirengagijwe by'igihe gitoya, ariko ntabwo byarangiye gutyo. Ishobora kuba yaribagiranye by'igihe gitoya, ariko yaributswe mu gihe gikwiriye, kandi imuvuganira mu bihe bikomeye. Niyo topic turiho kuri uyu munsi, kuvuganirwa n'imirimo myiza wakoze mu bihe bikomeye. Dore aha dutangiriye ku mirimo myiza Morodekayi yakoze. Aha yari arimo gukora, ariko mu kanya gato turi buze kugera ku cyiciro cya kabiri kigaragaza ya mirimo myiza itangiye kumuvuganira, ya mirimo myiza itangiye gukora, ya mirimo myiza itangiye guhindura ubuzima bwe. Shuti muvandimwe, mwene data urimo ukurikira Twaremewe Imirimo Myiza TV, ndagira ngo nkubwire ngo nawe urahari kugira ngo ukore imirimo myiza, kandi nawe urahari kugira ngo uhindure ibintu, kugira ngo ugaragaze ishusho ya Kristo mu isi, kuko nicyo twaremewe. Muri ibi bintu bitatu imirimo myiza yakoze kuri Morodekayi, icya mbere, imirimo myiza yaramuvugiye aho atari kwinjira. Reka tubanze dusome muri Esiteri ibice 6 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Turaza kugenda dusoma dusimbuka, ntabwo tubisoma byose. Umutwe w'ijambo ravuga ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Yari yibutse. Bibiliya iravuga ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bamuzanira igitabo cy'ubucurabwenge, cya kindi cyanditswemo ya mirimo Morodekayi yakoze. Si impamya ko aribyo byari byanditswemo gusa. Ashobora kuba barasomye ahantu hatandukanye mu bintu bitandukanye, ariko ntiyabona igisubizo. Ariko ngo ageze ku mirimo Morodekayi yakoze, aribuka, kuko yari imirimo myiza.
Bibiliya iravuga ngo basanga byaranditswe ko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, ngo kuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati mbese Morodekayi wo ari he? Mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo ngibyo? Ibaze. Umwami atangiye kwibaza niba hari ikintu cyaba cyarakozwe kuri Morodekayi kubw'imirimo myiza yakoze. Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati naze. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati hari undi umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'umwami, umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijweho ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi uko ubu bivuze ubigenza utyo Morodekayi umuyuda wicaraga ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Morodekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Shuti yanjye muvandimwe, mbere yuko nkubwira kuri ibi bintu bitatu byakozwe kuri Morodekayi kubw'imirimo myiza, ndagira ngo ubanze utekereze kuri aya magambo. Uyu Morodekayi yagize igihe cyo gukora imirimo myiza, hacamwe igihe twabisomye mu gice cya 2, none tugeze mu gice cya 6. Kuva kuri 2 kugera kuri 6 harimo urugendo. Birashoboka ko yari yarababariye ku irembo, birashoboka ko yari ahasuzuguriwe, birashoboka ko imvura yahamunyagiriraga, birashoboka ko nta cyiza yabonaga, birashoboka ko atahabwaga agaciro, kandi yarakoze imirimo myiza. Ariko igihe cyarageze ya mirimo myiza iza gukora, ya mirimo myiza iza kwibukwa. Nongere nkubwire ngo uko biri kose kora imirimo myiza, niyo utahita ubona inyungu zayo kano kanya, ariko ntabwo bizahera. Ntabwo imirimo myiza yibagirwa, ntabwo imirimo myiza yibagirana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana si umuntu ngo yibagirwe imirimo myiza wakoze. Abantu bashobora kutayibuka, ariko igihe kimwe bazayibuka nshuti yanjye. Ariko igihe kimwe Imana izakora ku mitima yabo, ibahe kwibuka imirimo myiza, ibahe kwibuka ibyo bakorewe, ibahe kwibuka aho bavanywe, ibahe kwibuka ibyiza wakoze ku buzima bwabo. Kandi naho batabyibuka bo ubwabo, Imana izakwibuka ikurengere mu bihe bikomeye. Turi kuri topic ivuga ngo kuvuganirwa n'imirimo myiza wakoze mu bihe bikomeye. Uyu Morodekayi yarageze ahakomeye. Uyu Morodekayi yarageze ahakomeye, kuko Bibiliya yatubwiye ngo Hamani yarazanywe no kuza kumusaba umwami ngo ajye kumumanika ku giti. Yari yagize gute? Yari yiteguriye inama yo kumugirira nabi, irara kwa Hamani mu rugo. Inama yo kumutabara no kumurengera no kwibuka imirimo ye irara mu mutima w'umwami.
irara ibwami, irara mu mwami imbere, irara mu mutima w'umwami. Mu gihe atari yabasha kugira ijambo atobora, nta muntu ujya uvuga mbere y'Imana. Nshuti yanjye, iyo Imana yakwibutse ivuga mbere, iyo imirimo yawe yibutswe niyo ivuga mbere y'abantu. Ntabwo abantu bavuga mbere y'imirimo, ahubwo abantu bavuga nyuma y'imirimo. Nta n'ijambo bagira iyo igihe cy'Imana cyageze. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona hari bitari gukunda, igihe cy'Imana nikigera bizagenda neza. Nshuti yanjye, Morodekayi yari yamaze kwinjirirwa, bisa naho umunsi we wa nyuma wageze, ariko n'ijuru riraterana, amahoro arabura kwa Hasuwerusi mu rugo. Bibiliya yatubwiye ngo iryo joro ryose abura ibitotsi, kuko Imana yari yahagurutse kuza kugaragaza imirimo myiza Morodekayi yakoze. Igihe kimaze kugera, Bibiliya yatubwiye ngo uwo munsi mu gitondo cya kare kare, Hamani ntabwo yaryamye ngo asinzire, n'umwami nawe ntiyasinziriye. Ndagira ngo nkubwire ngo imirimo myiza nihaguruka kuvuga, hari abantu benshi bazabura ibitotsi kugira ngo ibyo wakoze bihabwe agaciro kandi bikore icyo Imana yabitumye. Bibiliya itugaragarije ko byaje kurangira Hamani washakaga kugirira nabi Morodekayi ahindutse umukorera marketing, ahindutse umuntu umwamamaza, yamamaza imirimo myiza yakoze. Agenda, Bibiliya yatubwiye ngo ibyiza byose yabivuze azi ko ari uri kubyivugaho, ariko atazi ko hari undi muntu Imana yibutse imirimo ye. Umwami aramubwira ngo ukubivuze byose hatabuzeho na kimwe, genda ujye kubikorera Umuyuda wicara ku irembo witwa Morodekayi. Atungurwa nuko yaraje gusaba kugirira nabi, ari we wenyine ari nawe ashubije. Kubera iki utari gukora imirimo myiza? Kandi Morodekayi yakoze imirimo myiza kuko nawe nicyo yaremewe, arabikora, nta mirimo mibi yamuranzweho, akora imirimo myiza. Kandi igihe kigeze, imirimo ye yaributswe, imukura mu bibazo, imutabarira ahakomeye. Kora imirimo myiza ugifite uburyo, Imana izagutabara nugera ahakomeye. Iyo mirimo izakuvugira nugera ahakomeye. Reka dukomereze kuri ibi bintu bitatu byakoretse ku buzima bwa Morodekayi. Imirimo yaramuvuganiye aho atari bwivugire. Mbimenye, Morodekayi ntabwo yashoboraga kwinjira ibwami ngo ajye kubwira umwami ngo bagiye kunyica. Oya, kandi narakoze neza. Ariko imirimo yonyine ubwayo yaravuze. Nshuti yanjye, imirimo iravuga. Watekereza ko itavuga, ariko imirimo iravuga. Ndafashijwe nshuti yanjye, imirimo iravuga. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe kora imirimo, naho udashobora kuvuga izakuvuganira mu izina rya Yesu. Ibyo udashobora, aho udashobora kwinjira, imirimo izakwinjirirayo. Aho utabasha kugera, imirimo izakugererayo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Morodekayi yigeze yinjira ngo arenge irembo rya mbere, yari ari ku irembo rya gatatu ry'inyuma, ngo arenge irya mbere, arenge irya kabiri, arenge irya gatatu rimugezaho umwami ari. Ariko imirimo yinjiyeyo ibuza umwami gusinzira, ibuza umwami Ahasuwerusi amahoro, kugeza akoze iki imirimo irimo kuvuga. Uwibwiraga ko agiye kugirira nabi Morodekayi, biza kurangira ari ugiye mu cyimbo cyiwe, kubera yuko imirimo yari yamaze kumuvuganira. Nawe ukuriye kuyikora, izakuvuganira mu bihe bikomeye. Nushaka kuza kureba, uraza kubisoma muri Esiteri ibice 6 umurongo wa 2 n'uwa 3, urasanga Imana yaramuvuganiye, iyo mirimo yaramuvuganiye. Imirimo y'iribuko. Icya kabiri, imirimo yamwicaje ku ntebe y'icyubahiro, yambara n'imyambaro y'icyubahiro, bamutambagiza umurwa, bituma amenyekana. Imirimo yatumye amenyekana. Yambitswe imyambaro y'icyubahiro, yicazwa mu ntebe y'icyubahiro, atambagiza umurwa, yicaye ku ifarashi y'umwami, yambaye imyenda y'umwami. Umuntu ukomeye wari umwanzi we, wari ugiye kumwica, abari wagenda urangurura mu murwa avuga ngo dore uw'umwami akunze kubaha, uko bazajya bamugenza. Imirimo ni kuvuganira nshuti yanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo imirimo ni kuvuganira nshuti yanjye. Nta muntu n'umwe uzitambika. Ntabwo ukeneye kujya kwisobanura, ahubwo wowe kora imirimo myiza niyo izagusobanura. Ntabwo ukeneye kujya kwivuga, ahubwo imirimo myiza niyo izakuvuganira.
imirimo myiza niyo yakoze uyu murimo ku buzima bwa Moridekayi. Yicazwa mu ntebe y'icyubahiro, avanwa ku irembo aho yanyagirirwaga, yambikwa imyambaro y'ubwami, akurwamo amakote y'ubuzamu, binyuze mu mirimo myiza yakoze. Igihe kirageze ngo ukore imirimo myiza izagusobanure. Hamwe washakaga kujya kwivuganira, iyi mirimo izakuvuganira. Hamwe washakaga kujya kwigaragaza, iyi mirimo izakugaragaza. Hamwe washakaga icyubahiro, iyi mirimo izaguhesha icyubahiro. Hamwe washakaga gukuzwa, iyi mirimo izagukuze. Hamwe washakaga kumenyekana, iyi mirimo izakumenyekanisha. Nushaka kubisoma, uraza kubisoma muri Esiteri ibice 6 ku murongo wa 10. Icya gatatu, imirimo myiza yamukuriyeho urupfu we ubwe n'ubwoko bw'iwabo bwose. Haleluya. Imirimo myiza yamukuyeho urupfu we ubwe n'ubwoko bw'iwabo bwose, ibukuraho urupfu. Nuza gusomera gusoma ijambo ry'Imana muri Esiteri 3:8-11, uraza gusanga ubwoko bw'iwabo bwose bwari bwaguzwe. Hamani yatanze amafaranga yo kugura ubwo bwoko, ngo n'ubwoko bw'intarurutsi, ngo bwagiye bunyanyagira hirya no hino, ariko ngo bugomere umwami, budafite icyo bwica n'icyo bukijije, ngo bume. Umwami yari yabumwemereye, aza kuza gusaba oda ya nyuma, amatangazo aramanikwa ngo abayuda nibicwe. Ariko hanyuma yo kumanika ayo matangazo ngo abayuda nibicwe, ijambo ryatubwiye ngo ibintu byarahindutse. Usomye mu bice 9 ku murongo wa mbere, uzasanga handitseho ijambo ngo birahinduka. Muri uwo murongo wa mbere ngo abanzi b'abayuda ntibaba ari bo babagiraho ububasha, ngo ahubwo abayuda aba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imirimo ya Moridekayi myiza yakoze yamuvaniyeho urupfu ubwe, kuko yari yaguzwe ndetse n'umwami yabyemeye. Ariko hanyuma y'ibyo ngibyo, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo habayeho guhinduka. Abayuda ntibaba bagipfuye, amatangazo aramanurwa, inkuru mbi isibangana hose ikurwaho. Bimenyekana ko abayuda mu bihugu byose Ahasuwerusi yayoboraga, ko imirimo myiza ya Moridekayi itumye abayuda baticwa, abayuda barakira. Bibiliya usomye ku gice cya 9 aho ngaho, Bibiliya iravuga ngo ndetse n'abantu bose batari abayuda bagerageje kwihindura abayuda, kuko babonye ibyiza Imana ikoreye abayuda. Byakoretse kubera iki? Byakoretse kubera imirimo myiza Moridekayi yakoze. Byakoretse kubw'imirimo myiza Moridekayi yari yakoze. Urupfu abayuda bari bagiye kuvaho rukurwaho, kuko umwami yibutse imirimo myiza Moridekayi yakoze. Yabumbuye igitabo cy'ubucurabwenge aribukwa. Utekereze yuko ukwiriye gukora imirimo myiza, ni itagukora itagira ikikoraho ku buzima bwawe uyu munsi, ejo izagira ikikora. Ni itagira ikintu irema aka kanya, iyo umuntu abikora babona nta gaciro bifite, ariko nyuma yo kubikora uzabona ingororano, uzabona inyungu yo gukora imirimo myiza. Ukwiriye kubwira abakuri hafi nabo basha kugeraho, ukababwira ngo dukwiriye gukora imirimo myiza, kuko niyo twaremewe. Paulo ajya kwandikira aba ba Efeso ababwira ngo kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Cyari igihe yabonaga imirimo yaracogoye mu bantu, abantu benshi batazi icyo baremewe. Ndagira ngo nkubwire ngo ahuri kuri uwo mugabane uriho, aho utuye, aho ukorera, ntabwo Imana yahagushyize gutyo gusa kugira ngo uhabone ibyo kurya, uhabone ibyo kunywa, uhabone amafaranga birangiriraho. Oya, wari kuvukira n'ahandi, cyangwa wari gutura n'ahandi, cyangwa n'uyu munsi uba ahandi, ariko kubera yuko Imana yashakaga ko hari icyo uhakora, yarahagushyize mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo ugire icyo ukora kimenyekanisha ubumana bwayo, kigaragaza ishusho ya Kristo mu isi. Haguruka ukora imirimo y'uwagutumye aho hantu uri. Waba waravukiye muri Afurika ukaba uri i Burayi, ese kubera icyo wari utarahavukiye? Uhari kugira ngo uhakore imirimo myiza. Waba waravukiye muri Afurika ukaba uri muri Amerika, urahari kugira ngo uhakore imirimo myiza. Tekereza ikintu Imana yakujyaniyeyo, ugikora ugifite uburyo.
waba waravukiye muri Afurika uyu munsi ukaba uri muri Aziya, tekereza neza wibaze icyo Imana yahagushyiriye, nurangiza ugikore mu izina rya Yesu, uzabona inyungu kuko wakoze icyo Imana yagutumye kujya kuhakora. Uzabona ingororano kuko wahakoze icyo wagombaga gukora. Uzabona ingororano kuko wasohoje icyo wagombaga gusohoza. Uzabona ingororano kuko wakoze ibyo wagombaga gukora mu gihe gikwiriye. Imana y'amahoro ikugirire neza. Ikindi nenda kukubwira ni iki ngiki, mu by'ukuri ni wowe Imana yashyize aho hantu gukore icyo ukwiriye gukora. Ni wowe Imana yashyize aho hantu kugira ngo usohoze icyo ukwiriye gusohoza. Ni wowe Imana yashyize aho hantu kugira ngo ube icyo Imana yahagushyiriye. Wikumva ko byarangiye, ahubwo ukwiriye gukora icyo Imana yagutumye kuhakora. Ukwiriye gusohoza icyo Imana yagutumye kuhasohoza. Imana y'amahoro ikugirire neza. Ndangize nkubwira ngo nongeye kukwibutsa ko waremewe imirimo myiza. Nongeye kukwibutsa ko waremewe imirimo myiza nshuti yanjye. Kora imirimo myiza ugifite uburyo, kuko aho ntuzahahora. N'imbaraga ufite ntuzazihorana. Kora imirimo myiza ugifite uburyo. Yikore ugifite imbaraga, kuko izo mbaraga ntabwo uzazihorana. Ntabwo izo mbaraga uzazihorana nshuti yanjye. Hari igihe kizagera uba utagifite imbaraga zo kugenda. Hari igihe kizagera uba utagifite imbaraga no kuvuga utakibishoboye. Hari igihe kizagera uba utagifite imbaraga zo kugira ikintu na gitoya wakora. Rero ndagusabye kugira ngo unyemerere utekereze ko waremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu, uyikore ugifite uburyo, uyikore ugihari, uyikore ugifite imbaraga. Kora imirimo myiza ugifite ubuzima. Ntabwo uzahora uri muzima. Nongere nkwibutse ko ikuzimu nta mirimo, nta no kumenya, nta no gutekereza, bose barasinziriye. Kora imirimo myiza ukiri muzima, kuko ntabwo umuntu akora imirimo yarapfuye. Utakiriho nupfa bizaba birangiye. Kora imirimo myiza ukiri muzima. Hari abatubyaye ubu barashaje ntibagihari. Ibyo batakoze ntabyo bakoze nyine. Natwe turimo turakora ibi kuko tukiri bazima. Hari igihe kizagera tube tutagifite uburyo bwo kubikora. Hari igihe kizagera ubu utagifite ubushobozi bwo kubikora. Nongere nkubwire ngo kora imirimo myiza ugifite ubuzima. Uzirikane icyo Imana yagushyiriye aho hantu. Uri uhakora icyo Imana yahagutumye kuhakora. Ntuzahava utagikoze. Hari abahabanje aho ngaho uri uyu munsi batagihari. Hari abari bahatuye. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo aha turi iyo ndebye mbona harahoze abandi, natwe tuzahava haza abandi. Igifite agaciro ni amateka meza n'imirimo myiza tuhakorera, kuko niyo mirimo izaduherekeza. Igifite agaciro ni amateka meza tuhagirira n'ibyiza tuhakorera, kuko niyo mirimo izaduherekeza. Imana ikugirire neza. Nongere nkubwire ngo twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nicyo twaremewe. Wowe ukurikira Twaremewe imirimo myiza TV, nongere ngusabe uzirikane icyo Imana yakuremeye, ugikore ugisohoze. Kandi ukimara kumenya icyo Imana yakuremeye, ntubiceceke, ubimenyesha abandi. Ntabwo Imana yakuremye ngo uhinduke igikoresho cy'isi, ngo uhinduke igikoresho cyo gukora imirimo mibi. Abantu bashobora gutekereza bakavuga ati nubwo yagiye nagende, ntacyo yari amaze. Ahubwo nibazajya bibuka ibyiza wakoze, bajye bavuga bati ni intwari ya Kristo, yakoze imirimo yose yagombaga gukora. Nagende aruhuke, nagende abe mu mwanya Imana yamuteguriye, nagende ajye guhabwa ingororano z'imirimo myiza yakoze. Reka dusenge Imana. Ndinginga Imana ngo igufashe gukora icyo yakuremeye, ikwigishe kukwiriye gukora imirimo myiza waremewe, kandi uyikore ugifite uburyo, kandi uyikore ugifite umwanya, kandi uyikore ugifite imbaraga, kandi uyikore ugifite ubuzima, kuko nyuma yo kutagira ubuzima nta kintu na kimwe uzabasha gukora. Imana y'amahoro ikugirire neza. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko uri Imana nziza.
uri Imana ikora imirimo itangaje, uri Imana igirira neza abo waremye kugira ngo natwe tubashe gukora imirimo myiza waturemeye. Uyu munsi uduhaye umwanya ngo tuganire kuvuganirwa n'imirimo myiza twakoze mu bihe bikomeye. Mana, binyuma y'iri jambo Mwuka wawe wera niwe mwigisha mukuru, yigisha umuntu wese ukurikiranye Twaremewe Imirimo Myiza TV, ndetse n'uzabyumva wese. Mushoboze gukora imirimo wamuhamagariye, mubashishe gukora imirimo myiza kugira ngo azaherekezwe n'ibintu bizima, azasiga inkuru nziza imusozi, abazajya bamwibuka bazajye bavuga ngo yakoze icyo yagombaga gukora mu isi, nagenda ajye guhabwa ingororano z'ibyiza yakoze. Mana, ndagusabye kandi ngo unyemerere cyane, uhereze iri jambo kugera kure kandi uruhe kugera kuri benshi, kugira ngo bahishurirwe kandi bamenye icyo baremewe bagikore kuko bakimenye. Ijambo ryawe rirambwira ngo icyo akora tuzamenya ukuri, nitumara kumenya ukuri, ukuri niko kuzatubatura. Hari abantu benshi batari bamenye icyo baremewe. Herekeza iri jambo urisunike urigeze kuri benshi kugira ngo bahishurirwe icyo baremewe, bagisohoze bagifite uburyo, bagisohoze bagifite umwanya. Urakoze kuko ugiye kwihesha icyubahiro, ugaherekeza ijambo ryawe, ishimwe n'icyubahiro bikakugarukira muri byose. Tubisabye wowe Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mana ibagirire neza kandi ibaho umugisha. Nongere ngusabe ko waba inyuma y'iri jambo ukariherekeza nawe ubwawe ukoresheje ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, warangiza ukarigeza kuri benshi, tugafatanya gukora umurimo w'ivuga butumwa. Genda ukora icyo Imana yakuremeye, nurangiza ukimenyeshe n'abandi, wabasaba nabo bakabigeza ku bandi. Kuko Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo aya magambo ndimo nkwigisha ntuzayaceceke, numara kuyumva no kuyamenya nawe uzayabwire abandi bagabo nyabagabo, nabo bazashobora kuyabwira abandi. Wowe uri umugabo nyamugabo wo guhamya ibya Kristo, wamaze kumenya ukuri kw'icyo twaremewe, ubimenyeshe n'abandi kugira ngo nabo babashe gukora imirimo myiza. Wakora like, comment na share, byose uko Imana ibigushoboje ugifite uburyo. Mwakoze kubana nanjye muri uyu mwanya. Ciao.